ubundi umwana yakabaye yatangira kunywa isukari agejeje umwaka umwe. Yego. Noneho ururimi rwacu hari ibintu bita palate mu cyongereza. Ururimi uvuka umuntu avuka nta kintu kiriho. Udafite test, udakunze ibiryoshye, udakunze ibibishe, udakunze niko umuntu wese ameze. Niyo mpamvu umwana umuhaye ibintu bitarimo umunyu naga bimenya ko bitarimo umunyu. Wowe birakubihira kubera kuri mukuru. Wamenyereye umunyu. Noneho icyo umutangije nicyo akura akunda. Hari ibintu dukunda cyane cyane nko guha abana amata. Kubera ko twakuze ababyeyi bacu baduha amata, niba no ku mezi 3 baguhaga amata y'inka. Ariko bamaze gukora ubushakashatsi babona ko amata menshi cyane agabanya iron mu mubiri w'umwana. Yego. Nujya karangaje barakurangiza. Ukarya nk'umwamikazi nijoro ukarya nk'umukene. Umukene. Usanga umuntu ajya kuryama akarya nk'umwami. Arya nk'umwami. Tira abantu turi kumwe hanyuma baratwibwira ndi kumwe n'umuntu dusanganwe musanzwe rwose mutwumva ariko tukabamo n'undi muntu amaze uriya ntumaze ku musangwa. Yego. Ijwi baryumvise. Uri umuntu atagenze mu rugo rimwe akaza bwa kabiri biba byabaye. Hanyuma rero tugiye kubaha ikaze batwibwire turamukanye hanyuma dukomezanye n'ikiganiro cyacu. Jewe nitwa Ntagungira Godfrey. Yego. Je nitwa Fiona Nensima. Ni chef. Oh wow. Chef Fiona. Ari de babitiranye n'abachief. Ni chef. Yego, hanyuma rero numwanya mwiza nkuko twakomeje kubivuga no mucyo mu muryango ni ikiganiro tuganiramo ibyerekeranye n'umuryango ariko kandi tukareba ngo mu muryango haberamo ibiki bitandukanye ndetse bituma rwose umuryango uba mwiza mu bice byose niko nabivuga mu bice by'ubuzima mu bice bya marangamutima mu bice bya n'ibindi byose bigize umuntu kugira ngo umuntu abe yuzuye hanyuma uwo muntu yuzura ari mu muryango. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko yacu turi buze kuganiraho turaza kureba ese uyu muryango wamaze ku umuryango abantu babamo kandi bagomba kubaho bagakura bafite ibintu byose mu buryo bw'imirire mu buryo bw'ama emotion cyangwa se bw'amarangamutima nkuko twabivugaga hanyuma twebwe uno munsi tugiye kureba mu buryo bw'imirire food. Yego, food. Abantu bakunda gusanga abantu batabyitaho cyane ukumva umuryango uraho ngaho babonye ibyo kurya uyu munsi nejo babibonye nejo bundi ariko ugasanga abantu ntibari kwita cyane ese ibi bintu tugiye kurya biratumarira iki mu mubiri wacu ese biradufasha iki mu mibiri yacu ese hari ikintu biri bwangize ese hari icyo biri bukemure. Uyu munsi rero niyo topic dufite kandi ndabizi neza ko umuntu wese uri butega amatwi hari akantu turi buvanemo kuko turi kumwe na chef wacu nkuko mwabyumvise chef wacu araza kuturusha ubumenyi rwose ku bintu byinshi bitandukanye imirire abantu rwose mutajyaga muyiha agaciro reka uyu munsi tubyiteho ndabizi ko biribuze kugira umumaro haba ku bana batoya haba ku bantu bakuru umuntu wese uko tubayeho kugira ngo ubuzima bube bwiza. Ujye ureba kera wasangaga abantu barama igihe kinini abantu wababaze se byagenze bitakobwa ati burya abantu baratekaga ariko bagateka ibiryo bitarimo amavuta menshi simbizi na turi buze kubikomozaho hanyuma ibyo biryo bikaza kubatera kutagira indwara runaka mu mibiri yabo hanyuma izo ndwara zitabaho abantu bakarama. Ubu turi mu gihe cya fast foods. Fast foods ibintu byihuse usanga bidafite umumaro munini cyane mu mubiri ariko nabivuga ahubwo ugasanga ari igihe bifite ingaruka nyinshi. Hanyuma rero dutangirana rwose na Fiona turakomeza kugenda tumubaza ibibazo turi kwibaza twebwe ubwacu wenda namwe ubwo muraza kwikungukiramo ni iki kintu kibaho ugasanga umuryango wenda urabona ufite amafaranga ufite ubuzima navuga ngo bufatika reka ariko tubivuga cyangwa se ufite uburyo bwose utabura ikintu cyo kurya ariko ugasanga umwana wabo afite ikibazo runaka cyangwa se umupapa waho afite indwara runaka niba ariko nabibaza ugasanga nyine hari indwara z'imirire mibi umuganga akakubwira ati umwana wawe arwaye imirire mibi ukavuga ati ntibishoboka kandi anywa amata kandi bigenda bite ibyo bintu ujye ubyumva. Ndabyumva ndanabibona cyane ariko
ubundi twari tumenyereye ko imirire mibi iri mu cyaro. Yego. Ubundi iyo barimo kudefininga cyangwa gusobanura imirire mibi, Yego. habamo imirire mibi izanwa no kurya ibirenze ibyo ukeneye. Harimo n'imirire mibi ishobora kuzanwa no kurya munsi y'ibyo ukeneye. Wow. Nibyo rwose ibyo bintu. Yego, so usanga mu cyaro, reka ndeke koresha mu cyaro, nkoresha ama status, abo twakisa abakire barya ibirenze ibyo bakeneye, abakene bakaba badafite ibiryo bihagije, nabo byakabatera imirire mibi. Abantu bafite imirire mibi n'abantu tubona bafite obesity, so ino nayo ni imirire mibi. Yego. Obesity, umubyibuho ukabije kabisa. Nabyo ni imirire mibi. Kandi hari abantu usanga babifata nk'ubuzima, akavuga ati uko utabyibushye ubwo nturya. Simbizi ukuntu abantu babidefinisa, ariko imirire mibi watubwiraho gatoya. Imirire mibi rero ni mu gihe urimo kurya indyo ituzuye. Yego. Ese indyo yuzuye ibirimo ibiki? Sinzi niba ni mu Kinyarwanda nibuze kubimenya. Ariko harimo proteine, ibitunga umubiri, yego. Harimo carbohydrates, ibitera imbaraga. Harimo amafruit, ibirinda indwara. Harimo amafats. Ubwo ni nk'ibinure, ariko ibinure byiza. Yego. Kuko umubiri ukeneye amavuta kabisa, ukeneye ifats, ibyo binure irabikeneye. Yego. So rero mu gihe wisanze utarimo kurya ibyo bintu bihagije, usanga hari indwara zishobora kuza. Yego. Ugasanga umwana mutoya uko tumugaburira, umwana w'uruhinja, niko tugaburira umupapa ukoresha imbaraga nyinshi, niko tugaburira umugore utwite, niko tugaburira nyogokuru uba mu rugo ubana natwe. Kandi imibiri yacu ikeneye ibintu bitandukanye. Nk'umugore, umukobwa mutoya w'umwangavu ufite yenda imyaka 12, 13, abatangiye kujya mu mihango. Yego. Ugasanga arimo gukerera ibintu birimo iron, ibitera amaraso. Ariko wowe uramwiherera ifiriti, uramwihera agaceri, ugasanga mu by'ukuri iyo ubajije ikintu arimo kurya cyamutera ayo maraso, niyo mpamvu usanga anemia yarazamutse. Cyangwa se n'uwo muntu uri muri izo periods, cyangwa se mu mihango, ugasanga ari kugira isereri ya buri munota. Yego. Hari ibintu ari gutakaza atagaruje. Isereri igaragaza cyane bishobora kuba ari ibintu bitandukanye, ariko ikintu cyane igaragaza ni ukubura amaraso. Ugasanga abagore batwite, urashaka kurya akabaga, urashaka kurya akapiza, ngo niko wumva urarikiye. Ariko se kera ko ibyo tutara ko abagore batwitaga ntibararikire pizza. Baza pizza itari hari, ahubwo ugasanga nanone ikintu gita kibigaragaza cyane. Urabona ukuntu umuntu atwita kumva arashaka kurya ibitaka. Yego. Hari abantu benshi batabizi ko ari ikimenyetso cya anemia. Yego. Agashaka kurya itaka, bitema ikiganga. Agashaka kurya itaka, agashaka kurya ibumba, kuko biriya bintu byose biba birimo ama-ions. Noneho uko kubura ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu ari kubura amaraso muri we. Babibwirwa n'iki? Kuko genda umwana nabonaga abamama bajya gushaka. Nyine ni ikimenyetso. Arabishaka kuko umwana ari gukonsoma amaraso ye. Ubundi umwana arabanza, umwana ntabwo ashobora kubura ibyo akeneye. Niba ari vitamine arazi gukuramo, niba ari zinc arazi gukuramo. None ibisigaye nibyo uri bukoresha. Kenshi usanga abagore batwite bagira amaraso makeya cyane. Ona hari ibinini bajya babaha, tunini dutoya ukuntu. Yego, tunini turimo ama ions, harimo ama zinc, ku buryo bigenda bigapfa kugabanya uko kubura amaraso. Hari ababyeyi batabifata bakabyitiranya, akabaye ibinini ntabwo nk'ibinini, ugasanga none arashaka kurya igitaka, arashaka kurya ibumba, ibintu byinshi bitandukanye. Nawe n'indi topic. Uyu mumama wose akeneye indyo yuzuye ijyanye n'ibyo. Mbega ntabwo ari umumama wenyine. Niba ari uruhinja rutoya, urumva niba utarimo kurya, ubundi erega imirire mibi itangira umwana ari mu nda. Yego. Malnutrition, cyane iyo bita chronic malnutrition, ishobora gutangira uri mu nda. Hahandi mama wawe adashoboye, yenda arimo kugira ikibazo cy'ubukene, adashobora kubona intungamubiri, cyangwa aruka cyane birenze ibikenewe, ugasanga wowe utangiye kugwingira uri mu nda.
noneho n'igihe yenda abyaye hari abana nagiye kuganira mama nagiye kuganiriza ahantu bari muri programme ya leta nziza cyane yitwa Kondora yego so barabondora ariko babondora ibyumweru 2 abo bana n'abana bari munsi y'imyaka 2 ndabaza se none se uyu mwana watangiye kubona ko afite imirire mibi ryari kenshi usanga batangira kugaragaza ko bafite imirire mibi batarageza umwaka umwe kandi se umwana w'amezi 6 kugeza ku mwaka umwe barya iki ku buryo umubyeyi atakibona cyane ariko usanga ikibazo cyaratangiye ari mu nda wa mubyeyi nagafite ubumenyi cyangwa n'ubushobozi kuko naje kubona dutekereza ngo ubukene bwonyine nibwo bwo butere imirire mibi cyane cyane noneho mu cyiciro cyo hasi ariko hari igihe ubumenyi nabwo buba budahari kuko dodo ziraboneka cyane kurusha hambagana yego yenda bari mu cyiciro cyo hasi ihambaga nago barirya ariko bumva dodo zidateye apeti bakumva ibishimbo naga ari ngombwa bakumva indagara naga ari ngombwa ariko umubyeyi atwite akiyitaho mu bushobozi bwe ariko akarya intungamubiri zose noneho n'umwana yatangira kumwonsa kubera ko umubyeyi afite ibihagije amashereka araba arimo ari concentrate noneho na cya gihe umwana atangiye gufata imfasha bere usanga arimo kunguka ibiro ameze neza atarwaragurika kubera ko urimo kumugaburira ibiryo byiza aho n'abana batoya uko umwana agenda akura akenera imbaraga kubera ko noneho umubiri urakura arakina wakabaye wongera za ntungamubiri noneho tugeze mu banyamugi usanga mu banyamugi dutangira kugaburira abana amezi 6 ukagenda ukagura serirake hari umuvandimwe wambwiye ko we umwana mutangiza biswi irimo amata ku mezi 6 ni menshi agatangiza umwana kumuha biswi n'amata bivanzemo n'amata ngira ngo mujye mubibona ukibaza ubundi umwana yakabaye atangira kunywa isukari agejeje umwaka umwe yego noneho ururimi rwacu hari ibintu bita palate mu cyongereza ururimi uvuka umuntu avuka nta kintu kiriho udafite test udakunze ibiryoshye udakunze ibibishe udakunze niko umuntu wese ameze niyo mpamvu umwana umuhaye ibintu bitarimo umunyu naga bimenya ko bitarimo umunyu wowe birakubihira kubera kuri mukuru wamenyereye umunyu noneho icyo umutangije nicyo akura akunda wowe rero niba utangiye kumutangizanya ibisukari ni hahandi uzamuha imboga akabazanga hari agateste yumvise ni hahandi uzavuga ngo utangiye kumushyiramo amavuta kuravuga ngo se ni gute umwana arya ibintu bitarimo amavuta ni gute umwana atarya ibiryo birimo umunyu ugatangira kumuvangira uko umuvangira niko malnutrition cyangwa mirire mibi aho nashobora kuvana obesity niho ashobora kuvana hari ibintu dukunda cyane cyane nko guha abana amata kubera ko twakuze ababyeyi bacu baduha amata no ku mezi 3 baguhaga amata y'inka ariko bamaze gukora ubushakashatsi babona ko amata menshi cyane agabanya iron mu mubiri w'umwana nujya karangazi barakurangiza ugasanga umwana umubyeyi abuza amashereka kubera ko yenda atazi icyo yakora kindi adafite ya formula amuhaye amata y'inka amata menshi agabanya iron yego ugasanga abana batangiye kugira amaraso makeya cyane kubera ko ibintu bitunga amaraso byashizemo ya amata tuvuga cyane cyane n'aya ngaya y'inka yego babaha abana bakiri batoya ugasanga wenda nkuko waruvuze zikaragazi na he hari ahantu baboroye agahita avuga ati ngendagura amata y'abana hari amata bagenewe abana abafite n'izo ntungamubiri ariko wenda ugasanga ubwo bushobozi nibunahari aho kugira ngo amuhaye mata muganga gukonsera yuko wamuha igikoma rwose amasaka rutuku amasaka uburo ukamuha utavanzemo ayo mata y'inka so uko twavugaga uko umuntu agenda akura ageze mu bwangavu cyangwa umusore yego niko akenera imbaraga nyinshi umusore wabona umwana w'umusore w'imyaka 16 abarya kabisa kwishuri bakubita za dabo ugasanga umwimye ibiryo kuko uvuga ngo si uyu mwana azajya nsebye cya gihe yakabaye akura hari ibintu urimo kumwima yego kuko wabaye umusirimu wumva niba umuhaye proteine irahagije
uwo muhaye kawunga gusa uratekereza ngo kawunga iramuhaza ararya n'ikiro cyose ariko n'umuvanjiramo proteine ugashyiramo imboga mukanya ukaza kumuha imbuto mukanya ukamuha cya gikoma ukamwemera akanywa amata byose iyo bihuriye hamwe biramuhagisha niyo turi bwite balance diet yego kimwe n'abagabo usigaye mubona ko ni ukuri abagabo b'iyi minsi basigaye batwara ibicurane ubundi abagabo babaga bari strong bakomeye ariko tusigaye tubagaburira makaroni sibyo ibijumba hoya ntabwo izo ndyo zikibukwa mu rugo ibintu bitera imbaraga ego ugasanga rero harimo ikibazo bavuga ko ubushakashatsi aho bugeze non-communicable diseases mu Rwanda indwara zituruka ku mirire mibi zigeze ngira ngo kuri 40 impfu zose ziturutse 40%. numva baravuze ziri guturuka ku ndwara zitanduye so harimo diabete harimo pressure harimo ibintu nk'ibyo ngibyo murabona ko leta yashizemo imbaraga zo kugira ngo bakore siporo yego nuko babonye ikibazo gikomeye ariko ukoze siporo urya nabi nta kintu biri bukumarire oh ntacyo biri bukumarire pe ariko dufite abagabo i Kigali n'abantu benshi bafite amada manini rwose siporo nibo zifasha okay no muri rusange siporo usanga zifasha abantu wenda muri rusange zigatwika ibinure kuko burya indwara nyinshi zituruka ku mafatsi yagiye akibumbira mu mubiri cyangwa se ibinure byagiye bikibumbira mu mubiri ugasanga imitsi yifunze ugasanga ya sukari ntago ikiri kuba digere ngo ibe digested mu gifu cyawe ikomeze itange n'izindi mbaraga kuko hari amavuta cyangwa se ibinure byagiye bigafunga imitsi runaka ugasanga bari kubabwa mukore siporo kuko siporo zongera muvuma mu mubiri byongera imbaraga mu mubiri y'amavuta cyangwa se bya binure bikaba digested vuba hanyuma iyo siporo igiyeho rero ibindi biryo kongerwa kubitaho ibindi biryo bidafututse bidafite intungamubiri nta kintu biri kumarira ntekereza ko ibyo Fiona ari gukomoza no kuvuga ngo niba imibereho myiza yakabaye ifata 100% 80 yakabaye ari ibiryo 80 akaba yari ibiryo 20 cyangwa 30 akaba ari siporo none twege turabicyurika ukajya muri siporo none wavayo ukavuga reka rero bino biryo ukisanzura kuko mbigenza ukisanzura so hari quantity yego abantu bagira quantity hari umuntu agafungura ibiryo byinshi ibyo nabyo bavuga ko ni bibi ni bibi ubundi nyango research cyangwa batugira inama batubwira ko isahani uko imeze twese dufite amasahani yo turiraho kimwe cya kabiri cyakabaye imbuto n'imboga ego ibintu abantu badashaka kurya oya niyo byo bitetse nka dodo zitogosheje epinari harimo uturagara harimo za spinach byose amashu byakabaye bikora 50%. Noneho 25% akariho ushira ibitera imbaraga 25 kandi ukashiramo proteine so isahani uko iteye niburiye dodo wakarya yindi kijumba kimwe yego ubundi ukarya ibishimbo yego iyo nu aho bavuga ngo sinzi in English saying bavuga ngo in the morning you eat like a king kumanywa ukarya nk'umwamikazi nijoro ukarya nk'umukene usanga umuntu ajya kuryama akarya nk'umwami tukabicika mu gitondo umuntu akwiye kurya nk'umwami ukaba ufite ibintu byujuje intungamubiri zose kuko kujya mu kazi kuko ugiye gukoresha umubiri hari kujya mu kazi ariko ubundi niyo mpamvu mu cyongereza yitwa breakfast kubera ko ubu maza amasaha nibura 8 nta kintu urya umubiri iyo uryamye hari ibintu utakaza hari n'ibyo wongera sibyo hari ibipfa muri wowe hari n'ibizuka so umubiri ukoresha imbaraga nyinshi cyane iyo usinziriye noneho iyo ubyutse bibasaba kugira ngo wa mubiri uwuhe ibihagije it is rebuilding itself noneho restoring and rebuilding itself kugira ngo noneho ubu umuntu wuzuye umeze neza rero mu gitondo iyo ugiye ugafata umugati gusa ndi kwibaza ko amago menshi cyane cyane nko wavuze abishoboye usanga barya umugati bakanywa n'agacyayi mu by'ukuri rumva bizantunga n'abanyafrika ntabwo ibyo bintu rwose twabikuremo byo kubyuka ngo abantu bateke ngo bafashe umubiri ariko ntabwo ari ngombwa ngo igi igura ngahe iyo nama rero niyo dukeneye ubu ngubu
igira igura 150 cyangwa 200 cyangwa 200 aho bahenze. ry'ikinyarwanda nako ry'inyarwanda ngira ngo Ry'inyarwanda, rigura 250 Yego. niba uriye igira imwe ukanywa igikombe cy'amata yego ukaba ufite akavoka kawe kagashyiraho kuko akavoka niko gafite fati nziza cyangwa ibinure byiza bidashobora kugutera ikindi kibazo ukaba washyiraho abantu bashoboye kurya ikijumba mu gitondo nta kibazo cyane biyo ngo ikijumba ngo ni ikiryo cyiza cyane ni ikiryo cyiza cyane noneho ni ukuri iyo ushize urabona kwa kundi abantu bajya bateka bakafata agatunguru ukagashyira mu buto bukeya cya kijumba cyawe watogosheje iyo ugishyizemo umva ushaka kurya ibijumba genda tekereza ako kantu gakomojeho hari uburyo kera abantu batekaga ariko uyu munsi ubona byabaye modernized babigize ibintu by'ibisirimu ariko ugasanga byatumye byibura abantu bari barabigize ko ari ibya kera ahubwo bongera kubigarukaho ati yo ati myumbati nyamara iraryoshye ariko kubera uburyo babitetsemo nkamwe b'abashefu mujya mubisobanukirwa hari igitabo wanditse ushyiramo ibiryo bitandukanye indyo zitandukanye ariko iyo umuntu agisomye uranakitubwiraho iyo umuntu agisomye ubona ari ibintu biri modernized cyangwa biteye imbere ntago ari ya myumbati bafashitaga ngo bayitogose hejuru y'ibishyimbo bahite bayikubita iyo myumbati ntago donc ubona ari uburyo ki wabyanditsemo ukabivugaho ukavuga ati iyo ubiteguye gutya bigira uburyohe budasanzwe kandi abantu bakabikunda bakongera bakisanga mu muco w'umuryango nyafurika w'umuryango nyarwanda kandi ugasanga hari ikintu biri kongera muri wa muryango turi kuvuga ba bana bari kugira imikurire myiza kuko wabahaye byose byujuje intungamubiri kandi ubwo buryo byujujemo intungamubiri ni uburyo buteguye mu buryo buri special akandi noneho ndashaka kumva iyo recipe niyo wita recipe feedback mumaze no kuyihimba no kucreatinga feedback abantu bayitestinze amakuru avuga ngo iki ukuntu rero iriya projet yatangiye gutekerezwaho n'umugore witwa Kumba So yari umuyobozi mukuru w'ikigo cya FAO kiri mu muryango wa UN aje mu Rwanda yaturukaga mu gihugu cya Senegal aravuga ngo ese ni gute umuntu w'umunyamahanga aza mu Rwanda yabaza indyo nyarwanda kayibura ese abanyarwanda cyera ntago baryaga yarayibuze bimutera amatsiko ariko bimutera na challenge yo kumva ashaka kugira ngo agire icyo abikoraho noneho nuko bashakishije abashefu batandukanye harimo njyewe n'abandi bashefu batatu b'abahanga cyane baduha ndibuka umunsi wa mbere yahuye natwe yatubwiye ati ndashaka kugira ngo mukore research byo yise orphan crops cyangwa ubwo nk'ibiryo bimaze kuva ku isoko byavuye ku isoko abantu batakirya bavuga ese ni ukubera iki byavuye ku isoko ese ni ukuvuga ko bitagihari cyangwa amajyambere yajyanye nabyo ese byari bibishye abanyarwanda bahitamo kubireka wenda noneho aravuga kubera ko turimo kuba modernized nitwirengagize ko yenda hari uburyo byatekwagamo bishobora kuba irrelevant cyangwa kutagira akamaro kudashamaza abantu iki gihe aravuga ati ndashaka kugira ngo mukore research murebe ibiryo bye baryaga none mubitekwe mu buryo busanzwe buzwi ubungubu butahozeho n'ifuru ntago yari iriho ariko mwabonye ko mu gitabo hari umushefu umwe wakoze uburo akabukoramo umugati umugati ukorerwa mu ifuru aravuga ngo ndashaka kugira ngo umunyarwanda narya ibi biryo byanyu bimwibutse mu rugo ariko umunyamahanga nabibona nagira ubwoba byo kubirya ariko abone bitandukanye cyane n'iby'iwabo urumva asa n'ibintu ukuntu yari imeze ubwo buri muntu yakoraga ku giti cye buri umwe yakoraga ku giti cye wari umukoro ukomeye cyane nabajije abavandimwe benshi nabajije abantu bakuru mbaza ese mu majyepfo baryaga iki mu majyaruguru baryaga iki ahantu hatandukanye baryaga iki ariko ngerageza kuko icyo gihe singiye sinabiriye ni uri kubaza amakuru barambwira ngo amasaka ngira ngo byo Godfrey yari arimo kubaza harimo recipe ijyanye n'amasaka amasaka
ntabwo nari nakayariyeho ari mabisi adaseye sorry ego bakavuga ngo kera twaziryaga nk'imengeri bavuga okay niba imengeri narazitetse mpita nzibona nkaryaho kamwe nkahita mvuga okay aka kantu kajyana n'iki iyo uri muri research n'ibyo ukora navuga okay ibi bintu bimeze nka barley cyangwa izindi mbuto zitandukanye nakoreshejeho z'abanyamahanga avuga ni ukuvuga ngo zishobora kuvamo salade zishobora kuribwa nk'umuceri kugira ngo kagashishwa kakomeze kagufashe mu nda ariko salade imaze kumenyekana abantu bose barayizi mu gihugu ariko no hanze y'igihugu barayizi naho rero igitekerezo cyavutse navuga okay noneho ubwo nshizemo amasaka niki kindi nashiramo ku buryo umuntu akirya akabona kiratandukanye niho nashizemo gaperi cyangwa mwabonye ko harimo gaperi harimo ibihaza yego harimo inyanya harimo ibitunguru harimo ubuki kugira ngo balansinge balansinge cya kintu gitandukanye cyo muri gaperi byose ni ibintu bya hano ibi bintu byose ni biri hano yego tumaze gukora iyo mukoro baduhamagariye abantu agatsiko group sinzi uko kwakita gatoya kagizwe n'abanyamahanga n'abanyarwanda yego noneho bararya ibyo biryo bamaze kurya ibyo biryo baduha feedback bimwe baravuga ati okay abanyarwanda barimo kubikunda ariko abanyamahanga barimo kuvuga urumva noneho niko kugenda dukomeza tubigira byiza mu kwa kabiri ngira ngo hari triennale irangira niho nababwiye first lady umuyobozi wacu madamu Jeannette Kagame yatumiye abantu 150 noneho kugira ngo abibamurikire umaze kugera kuri final product akigitabo kitarasohoka yego ntabwo twari twagatangiye kwandika twari tukiri muri nuza ribanze mu kugerageza mureba byari byo yego twatekeye abantu baba VIP abayobozi bo muri iki gihugu amambasade atandukanye ibintu byari byiza ibyo bita muri galadina umva galadina ibitandukanye ibiri VIP ravuga okay indyo yuzuye ubundi bya gisirimu haba harimo ibyo bita starter harimo main course harimo na dessert ibyo ubanza kurya kugira ngo mu nda habe nyine ibiryo nyabyo yego na dessert waje avuga ati ni gute rero ibi biryo bya kinyarwanda byavamo ibi bintu ibyo bintu byose nta binyamahanga mwitabaje nta binyamahanga so twakoze amateke ko muri batatu uri umuntu yakoze twari bane buri umwe twabavugaga okay appetizer haragenda iyunguyu n'uyunguyu main course ziragenda ari 3 buri umwe yitoranyirizemo dessert haragenda iyunguyu n'iyunguyu muri dessert nakoze ama dessert abiri yenda kavuge ku yanjye dessert imwe nayokoresheje amavuta y'inka shiramo iki n'iki ubwo amavuta y'inka urumva ngewe ababyeyi banje baturukaga mu Buganza icyo gihe yitwaga mu Buganza sogokuru wanjye n'ababyeyi banje baturukaga Gahini yego rero amavuta y'inka yari muri history yabo none nashakaga kugira ngo nkoresha ikintu ngewe nakuze ndye mfiteho n'amakuru ku buryo binyorohera yego mfata ya mavuta y'inka nishyiramo lemon grass yitwa gute umucyayi kugira ngo ngabanye kagahumuro kabyo umva dessert yavuyemo neza cyane ariko harimo ibindi bijyanye n'uburo ndabuteka uko bumeze budaseye yego nishyiramo ikivuguto nishyiramo imyembe oh my gosh njango muraza ko ababibona ubwo imwembe ikivuguto n'uburo tuzagusura tugikorere mu rugo nukugikorera mu rugo vraiment ko urumva biteye amatsiko kubona uburo umwembe ikivuguto n'iki kindi oya ibyo byonyine
bikagenda kimwe kiri hasi ikindi gikurikiraho ikindi gikurikiraho Akarisha iki? akarisha akayiko biri mu kirahure ku buryo yamanuye afataho cya kivuguto agafata wa mwembe urimo uburyohe agafatamo nabo bwa buro bukacyagurika mu gake then akabyumviriza akabyumva umva byari ibintu bidasanzwe tumaze guteka baje kutwereka abo twatekeye baratubona ariko baratubwira none mugende muvugane nabo kandi ubu ngubu ikintu gitangaje ni ukuntu hari abantu bo mu cyaro bafite ubwo buro bafite iyo myembe ku biti bafite n'icyo kivuguto badashobora kugerageza iyo rero gufata feedback tujya gufata feedback umva abanyamahanga bari hari hafi no gusimbuka ati ni gute bino bintu twabibona mu mahoteli ati kuko tuza tukarariye pizza zaradu tukasanga no mu hoteli noneho twagira Marriott pizza baga twagira hehe pizza baga ibi bintu bije bagatangira gutekwa twaba tubonye ibintu bidasanzwe ariko noneho nanuza na tourism yatera imbere ibyo bitwa food tourism ariko abanyarwanda ati shamwa mutuzaniye amasaka oya hari uwambwiye ati amasaka narinzi ko nayasize mu cyaro none murayansangishije hano mu hoteli donc feedback ziratandukanye ariko nicyo ngicyo uriya mugore yari afite yarimo kuvuga ati ni gute twakuramo icyo kintu ko ibiryo byiza ari iby'abaturage nibitangira bikaribwa na perezida bikaribwa mwabonye ukuntu perezida atangiye kwambara ama made in Rwanda ntago yari aziriho ariko yashakaga kugira ngo nanjye ndayambara kugira ngo abantu batangire bubahe eko nidutangira kugabura bino biryo ahantu hahambaye heza umuntu yajya muri Marriott akarya amasaka yajya hehe akarya uburo yajya hehe akarya igihaza akarya imyumbati ibi bintu biraza kugira agaciro n'abanyarwanda barabyisangamo kandi ari byabo bakakuva ku banyamahanga n'abanyarwanda iratandukanye but it was positive ariko haracyarimo ka kantu ko kumva ko ibi biryo ari iby'abaturage so wa muntu w'umunyarwanda mu cyaro wateye imbere yakwisanga muri Marriott akavuga ati Marriott mudusangishijeyo amasaka koko yego kubera ko ya perception abanyarwanda tugifite ko ibiryo nk'ibi ngibi ari by'abantu batishoboye ababikunze noneho Fiona ababikunze cyane barabisanga hehe icyo cyo ni ikibazo hari ahantu enda ukwezi gutaha nzatangira kubigabura nintangira kubigabura nzababwira rwose nzaza hano nongeye mbatumire ariko hari ambasade ejo bundi yaje kunsuraho nkorera abayobozi bakomeye pe bashaka kugira ngo babirye noneho hari uburyo mbikora ku buryo atari ukurya gusa murabizi ko kera abanyantu baryaga baganira so nkavangamo storytelling kugira ngo ngusobanurire harimo inyama mbanza kotsa kwese ni ukubera iki mbanza kuyotsa mbere yuko nyishyira mu isosi nkababwira impamvu yayo ariko iri cyane cyane muri history yacu n'abanyarwanda ko dukeneye umwanya wo kwiga gusa ikintu kinejeje kirimo ni uko ibi biryo aba banyamahanga bari kuvuga ati wow ibi biryo bifite intungamubiri nyinshi kandi harimo kurinda indwara harimo ayo mapiza turi kwirukira cyangwa se amahambaga n'ibiki byose bifite intungamubiri ni byiza ariko nubirya buri munsi uraza kugira bya bibazo bano w'Imana n'umuceri dusanzwe turya muzi ko umuceri baba bakuyeho akagahu tufitiye akamaro yego none ibyo nubivuga baragutera amabuye batarantera amabuye turi gutoranya umuceri urakabona ugakuramo ugatoranya ugakuramo yego iki gikorwa cyafatanijwe cyane na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Minisiteri y'Ubuzima Minisiteri y'Ubuhinzi na UN bavuga ngo ibi biryo nibiza ku isoko hazaba ibintu bitatu yego icyambere izandwara zituruka ku mirire mibi non-communicable disease zizagabanyuka kuko tuzatangira kurya ibiryo by'umwimerere icya kabiri tuzagira
ikintu kituranga yego kuko ntabwo muco wacu dufite imbyino nyarwanda dufite ibyo myambaro dufite ururimi ariko ntabwo dufite ibiryo bituranga so baravuga ngo food tourism niyo iteza imbere cyane abantu benshi baza bashaka ibiryo kuko urumva ujya mu Bushinwa ukaba uzi ko hari uduturi burishe ibintu by'ibiti ati ngiye nkumbuye kurisha ibiti cyangwa ndashaka kurisha ibiti nkumva uko bimera ni umuco wabo no mu Rwanda rero noneho icya gatatu ni ukuvuga ngo ibi biryo kubera ko byari bisanzwe biri mu Rwanda n'amasaka amera neza cyane byoroshye ku butaka bwacu ikizabaho ni uko bya biryo bizahenduka amasaka agura 1,000 ariko ikiro cy'amasaka wakijyaho kenshi kuko kiraremera noneho umunyarwanda azatangira kurya ibiryo bihendutse noneho umuhinzi kubera ko abanyarwanda bakeneye amasaka menshi umuhinzi azabaho neza kubera ko murabizi ko umubare munini w'abanyarwanda ari abahinzi abahinzi bacu nibatangira kubona orders menshi y'uburo amasaka urebye ibyo bihingwa nta nubwo abanyarwanda bakibihinga cyane kubera ko ese mu by'ukuri wahinga amasaka udafite umuntu uri buyagura babura isoko bakabona hari ibindi biri gutera imbere ariko urumva ako kantu uvuze so economically bizabyiza mu buzima bwacu busanzwe buzaba byiza ariko na culture uzasanga noneho umuntu akubaza ese abanyarwanda baryaga iki ukibone iminota yacu minota bateka umunyigi so ubu ngubu namwe mutugaruye kuri ntuza kuri karisha ku muco wacu hari wigeze kuvuga ku kiganiro cy'ubushize ko wigisha abana bava mu ngo z'abakene abana bamwe badafite ubushobozi nyine tubwire kuri uwo mushinga and what is the motivation behind kuko watubwiye ko ari nawe ubifandinga kuva mu mufuka wawe tubwire muri make muri iyo project yawe ni ukuvuga ngo iyo projet hari ikibazo cy'akazi mu gihugu cyacu kugira ngo murakizi hari urubyiruko rwinshi cyane hano mu Rwanda rudafite akazi ariko hari n'ikibazo cy'imikorere mibi iyo nakwita skills gap so abakoresha barashaka abakozi ntabwo babafite abakozi barashaka akazi nabo ntibakabona sibyo naravuze ese ni gute na bridging a gap ku buryo muza abakozi bakabona abakozi bakabona abakoresha n'abakoresha bakabona akazi bakabona abakozi bifuza so ndavuga ngo umuntu bundi nsanzwe nigisha guteka abantu banyishura amafaranga menshi ariko navuga wa muntu ukeneye akazi ntago azabona amafaranga nyishura sibyo akazi afite already none dukomeza gutyo wa muntu ari umunyamahanga ari umunyarwanda usanzwe ukeneye umukozi nawe azabona kubera ko wa mukozi sinamwigisha ko adafite ubushobozi niko rero ngewe na mugenzi wanjye turimo gukorana twatekereje uwo mushinga turavuga ngo twigishe abana twashyize hanze call ya scholarship haplaying abana 200 ni benshi cyane harimo abana baterewe inda mu rugo teenage mothers harimo impunzi zitandukanye ziva Burundi ziva muri Kongo ziva muri Sudani harimo abana bakikije amashuri harimo abantu bava mu miryango ikennye sibyo ariko twari dufite ubushobozi mu kwizera nabwo bw'abantu 20 gusa abantu 200 haplines 200 dukora ama interview dukuramo abana 20 gusa abo bana 20 tumaranye nabo kwezi kumwe tugeze hagati turimo kwigisha nyuma y'icyumweru tuza kubona ko bano bana bamwe bava Gasogi n'amaguru abandi bava Kacyiru n'amaguru abandi byarimutse babava za Kayonza baza gushaka utuzu tw'utugeto kugira ngo babemo ibyo bituma badafite ibiryo byo kurya nuko rero turimo kubigisha ubumenyi umuntu ushonje ntago wamwigisha ngo afate arakureba gusa akagira ngo ni inyugunyugu kuko mukanya aratangira andi masaha 2 dutangira kuvuga okay turabigisha ariko tugomba no kubagaburira ya bije rero yari noya iba nini kuko kugaburira abana b'abasore bafite imbaraga benshi n'abakobwa ariko ni bato ni imyaka 19 abakobwa rega barafungura kuba bari mu iyo myaka gusa ubona ya bije igenda izamuka tugiye gutangira ukwezi kwa kabiri Uwiteka yatugiriye neza ukwezi kwa mbere kurarangira ariko ukwezi kwa kabiri tugiye gutangira kwa mbere turacyarimo kwizera Uwiteka ko mu bushobozi bwayo
azagira icyo ari bukore. Ariko tunabwira abantu kabisa bari kutwumva kandi bumve uwo mushinga ushaka kuba ufite umuceri, ushaka kuba ufite ibishyimbo, ushaka kuba ufite uburo, ushaka kuba ufite ikintu icyo ari cyo cyose, urumva ko abatetsi mu bihimbamo ibindi bintu bigatanga umusaruro. Yego, abana baziga kugeza ku kwezi kwa gatandatu kurangira, ubundi tubashakira akazi. Ni ukuri tanga nimero ukashakira akazi. Ndashaka kumenya level uyu mwana yakora mu rugo, niba yakora no muri ariko yakora muri restaurant, ariko yakora no mu mago ya expatriate community na middle class Rwandans. Abantu bashobora gutanga kuva hagati y'150 n'300 nibo turimo kubashakira abakoresha. Yego, turimo kubigisha ibyo guteka. Yego, meal plans ni gute ushobora gukora orere y'ibiryo, ni gute ushobora guteka ibiryo birimo intungamubiri, ni gute uteka ibiryo bidahenze. Ibyo bintu byose turimo kubigishiriza hamwe, ari nako tubigisha Icyongereza kugira ngo nimujyana muri ambasade akajya gutekera umumbasaderi ahantu basange koko akwiriye. 07 899 zisubiremo 0789904109. ni ukuri ibi bintu Chef Fiona ari gukora ni umutwaro, nge niko nabivuga, ni umuhamagaro, kuko ntago byoroshye kuvuga ngo umuntu arafata budget yiwe atekerereza abanyarwanda wenda bababaye mu buryo bungana gutyo, ntubashe gufata abo wagafashe bose, kumva hari hapayinze abantu benshi, ariko byibura nabo 20 reka umuntu wese ufite umutima. ni ukuri ni umuryango turi kubaka, ejo nejo bundi uzasanga abo bana wenda bakurereye cyangwa babaye abakazana cyangwa babaye wasanga na mwene wanyu ndi gufata hari mwene wanyu urimo ubutaho abaza applying ari nka magana. Tumushyigikire, ni uwo muceri ufite ukabona wagabanyaho 210 ukagaburira abana, ugabanyeho rwose. Nimero yayitanze n'ahandi bazabibona, sinzi na Godfrey baye ikindi yakongeraho. Yego, umuntu nkanje gihe burya no gutengera ngo cyonze no guteka amazi abantu nkatwe twebwe muzatugeraho ryari mudufashe. Urumva mu bintu ndimo kwizerera Uwiteka kagiye kunkorera no kuma ahantu hagutse. Yego, nakorera abo bana bagiye kujya mu kiruhuko, nago bafite ikintu bagiye gukora, bagiye gupfa ubusa. Ari abana ubusanzwe mbigisha, ari abapapa abakobwa bagiye gukora ubukwe. Usanga mu by'ukuri umukobwa agera mu rugo Isafrika mureba nayo akayireba bakarebana umugabo yakubaza ati actually respond burteke amagi nijoro niyo turi budikiye kubera ko adafite icyo guteka. Yego, mu by'ukuri ndashaka gutangira kujya mu bridal shower. Bridal shower turimo kwigisha ibintu bidafite akamaro. Twigisha abakobwa ni gute watekera urugo. Abantu baraza kunera amabuye bavuga ngo abahungu se kuba cyo utarimo kubigisha, n'abahungu bige. Yego, tubigishe murabizi ko nize economy, tubigishe ni gute noneho wa making sure ngo budget yawe umugabo ni wagoye 300 byose ntago ugiye kubiguramo ibirayi n'ubuto murabizi ko bwahenze bugeze kuri 23. Ni gute wakoresha ibiryo byiza. Ngiye mvuga ibintu bitatu yo ndimo kuvuga guteka. Food should be tasty, affordable and nutritious. Bigomba kuba bifite intungamubiri, bihendutse kandi biryoshye. Mu gihe bidakwije ibyo bintu bitatu, numva ko hari turagushaka Fio, turagushaka. Bless you, Imana igumugisha cyane, twishimye. Ahari utawuzagaruka ko iyi ngingo ntigirangira. Buri munsi tuba dufite ibibazo byinshi, ariko ubutabanza tuzazana na kamera none tukiga no guteka kuko ntago byoroshye. Ariko turishimye cyane ko twabanye kuri radio Umucyo, mu muryango tugerageze kureba ibintu bishyashya twakora mu muryango kandi bifite umumaro. Yego, sinabivuze ndyo Ikinyarwanda ushaka like nk'imyaka 10-20 zaba ikiri preserved in our culture. Wumva ushyigikiye cyane. Shanje numvisha amasaka ari dira. Amasaka muhinga amasaka abanyarwanda arahendutse, arahaza kandi afite intungamubiri nyinshi mu buryo butandukanye. Ikiro cy'amasaka mu by'ukuri mwakirya nk'umuryango inshuro nyinshi, mukanakinywamo igikoma umva. Alright, ni byiza. Ibijumba n'imyumbati byo biracyahari, ariko ibi bintu bigaruke kabisa. Dusezere. Bye banyarwanda, turabakunda. Murakoze cyane.